Tubahaye ikaze inshuti bakunzi mudahwema gukurikira ibiganiro byacu, ibiganiro tunyuza kuri uyu muyoboro wa Kirehe TV Show. Tubahaye ikaze aho muherereye hose, abari mu Rwanda, abari hanze y'igihugu cy'u Rwanda, badukurikiye bumva ururimi rw'ikinyarwanda. Turizera ko mumeze neza ariko kandi mukomeze kugubwa neza. Ni inkuru itangajwe mu kanya gashize, aho ivuga ko RIB yamaze ubu nonaha gufunga abantu 80 barimo umuyobozi wa Ngufu Ogini bakoraga ibyuma. Umuyobozi akaba na nyiri ruganda Ngufu Ogini rwengaga ibinyobwa abisembuye bitujuje ubuziranenge, Ntihanabayo Samuel n'abandi 79 batawe muri yombi bazira gukora ibinyobwa abitujuje ubuziranenge. Ntihanabayo uzwi nka Kazungu n'abandi 15 bafatiwe mu mujyi wa Kigali, berekanywe na RIB kuri uyu wa 8 Kanama 2026. We yafatiwe hamwe n'abandi babiri bakoranaga muri Ngufu Ogini, barimo umugenzuzi w'ubuziranenge n'ushinzwe umusaruro Rwatosini Ayayi ushinzwe ibikorwa by'uruganda rwa Keri Test and Nutrition Rwanda, nawe yerekanywe mu bafatiwe mu mujyi wa Kigali. Abandi berekanywe harimo abo mu ruganda rwa Ebenezer Hub, Sakaza Fruit Enterprise, Rwibutso African Buffalo, Pipihain Company na Lotus Medical Group. Kuva ku itariki ya 2 Kanama, ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuziranenge bw'imiti ndetse n'ibiribwa Rwanda FDA cyafunze inganda zisaga 148 zikora inzoga zitujuje ubuziranenge, kinahagarika ibinyobwa zikora. Iki cyemezo cyafashwe nyuma yaho isuzuma rigaragaje ko izi nganda zashyiraga mu binyobwa byazo etanolo idatunganije neza, yangiza ubuzima bw'ababinywa. Leta y'u Rwanda igaragaza ko kuva muri Mutarama 2026 abantu basaga 50 bishwe n'inzoga zitujuje ubuziranenge, naho abasaga 100 barahuma, ariko kandi mu bihumbi bibarirwa muri 11 bo babaye imbata z'inzoga. Umuvugizi wa RIB Dr Murangira Abitieri yasobanuye ko abari gukorwaho iperereza barimo abakozi bashinzwe ubuziranenge no gutanga ibyangombwa mu nzego za leta, ba nyiri inganda, abakoraga mu nganda bafunzwe, abayobozi b'inzego z'ibanze ndetse n'abakoraga ikinyeshyamba. Aho yabigarutseho agira ati bose bafite icyita rusange kimwe, bahuriye ku kinyabutabire cya etanolo. Bakurikiranyweho ibyaha 4 harimo guha umuntu ikintu gishobora kwica cyangwa gushegesha ubuzima, guhimba cyangwa gukoresha inyandiko mpimbano, icyaha cyo kunyereza umutungo no kwigomeka ku buyobozi. Dr Murangira yavuze ko gukora ibinyobwa bitujuje ubuziranenge, ba nyiri inganda n'abakozi bazo bagiye bakoresha ibikoresho byarangije igihe, bakoresha ibipimo bitemewe bagamije inyungu zabo, batitaye ku ngaruka bigira ku baturage. Aho yabigarutseho agira ati ubu ngubu hamaze gufatwa abantu 80 mu gihugu hose, hanyuma 16 tubagaragarije bafatiwe mu mujyi wa Kigali. Iperereza kandi n'ubundi rirakomeje. Mu by'ukuri nta kintu na kimwe cyaguranwa ubuzima bw'abantu, kuko ibi byose biri gukorwa n'ineza ya rubanda. RIB yasobanuye ko mu bugenzuzi bwakozwe ku bufatanye n'inzego bireba, byagaragaye ko hari inganda zakoraga zitanditse, izindi zigakora bitahawe ibyangombwa by'ubuziranenge, izidafite isuku, kudakorera ahabugenewe ndetse no kubangamira ubugenzuzi. Inshuti bakunzi mudahwema gukurikira ibiganiro byacu ndetse n'amakuru tubagezaho, ni naha adusoreje iyi nkuru, ariko kandi tubashimira kudahwema gukurikira inkuru zacu. Ibiganiro byo nakagaruka ndetse n'amakuru tubagezaho, mukomeze kugubwa neza.